intara 5 uturere 30. Utwo turere uradusangamo imijyi myinshi itandukanye, ndavuga hano mu Rwanda. Ariko iyo mijyi yose siko iteye kimwe. Gitanu iyoboye indi mu kugira ubuzima bukakaye, ubuzima burimo uburibwe, kutajenjeka, teka mwitwe bwinshi n'ubucakura, aho ikiro cy'ubwenge kiruta icy'amahirwe. Uyu munsi ngiye kukuzengurutsa igihugu cy'u Rwanda, muvane mu ntara zose nkujyane no mu zindi, ubwira uturere 5 ndetse imijyi yo muri utwo turere ifite ubuzima bubi, bugoye, bukakaye ndetse butakwisukirwa na buri wese ubonetse, kereka kuba bumenyereye nyine. Utu ni uturere aho umuntu utakoze atarya, imijyi ubuzima bugoye bigaragara. Baha ikaze iminsi yo gusobanukirwa. Nitwa The Boy Fiti, njye Mungu uri Fiti. Kora subscribe ubundi dutangire. Reka dutangire ku mwanya wa 5. Muri utu turere dufite imijyi igoye ndetse itapfa guturwamo na buri wese uretse uwayimenyereye. Ku mwanya wa 5 turahasanga umujyi uri kure cyane mu karere ka Kirehe. Uyu ni umujyi wa Gisaka. Uyu ni umujyi washinzwe kera mu gihe cy'abami, kuko uyu mujyi umaze imyaka irenga 500. Uyu mujyi utuwe n'abaturage 29,547. Uyu mujyi ufite ubuso bwa kilometero kare 49,12. Uyu mujyi kandi ukagira ubucucike bw'abaturage 601,5 kuri kilometero kare. Uyu mujyi byibura abantu 2,21 bimuka muri uyu mujyi cyangwa bakawuzamo. Uyu ni umujyi utinyitse, utinywa n'abantu benshi, atari impamvu y'ubukene cyangwa inzara cyangwa ubundi buzima bugoranye, ahubwo ni ugutinya imbaraga z'umwijima. Uyu wumve ko niwo mujyi wa mbere mu Rwanda mu kugira imbaraga z'umwijima nyinshi kurusha ahandi hose. Mwibutse ko hano mu Gisaka niho hantu dusanga abantu bagendera ku gataro. Ikindi gituma uyu mujyi utinywa cyane ku bijyanye n'imbaraga z'umwijima ni uko ariyo marembo yinjira mu gihugu cya Tanzania. Ibi ngibi bigatuma abantu benshi bashaka imbaraga bajya kuziha hakurya muri Tanzania, kuko uburozi bwo babyita dawa, bisobanuye umuti ucuruzwa mu isoko kandi ku karubanda. Ibi ngibi bihita bituma umuntu wese utuye muri uyu mujyi wa Gisaka aba yibitse izi mbaraga, cyangwa ari uwo mu muryango we zifite. Ibi bigatuma abantu baturutse hanze y'uyu mujyi batinya kuba bawubamo cyangwa kuba bawutembereramo, kubera ibi bintu by'amarozi n'imbaraga z'umwijima. Ibi bihita bigira uyu mujyi wa Gisaka wo mu karere ka Kirehe uza ku mwanya wa 5 ku mijyi itapfa kwisukirwa na buri wese hano mu Rwanda, itinyitse nyine. Tuvuye kuri Kirehe, reka duhite tuzamuka hejuru cyane hafi y'umupaka wa Uganda, karere ka Nyagatare. Mu karere ka Nyagatare cyangwa se mu Mutara turasanga umujyi wa Nyagatare ufite abaturage 81,916. Aha ngaha muri Nyagatare abaturage 6 barimuka byibura ku mwaka bava Nyagatare. Uyu mujyi rero impamvu uza mu myanya ya mbere mu gutinyika no kutisukirwa na buri wese hano mu Rwanda ni ukubera ubushyuhe bwaho. Mwibutsa, iki ni cyo gice cyo mu Rwanda kijya kumera nk'ubutayu, nta shyamba, nta mazi, yewe n'ibyo kurya biba ari bikeya. Aka karere karashyuha cyane kugeza ubwo kahariwe ubworozi. Ikirere cyaho gishyuha cyane bikabije, ukiyongeraho amazi yaho abona umugabo agasiba undi, n'ibiribwa byaho biboneka mu buryo bugoye. Ikindi gituma Nyagatare iba akarere gatinyitse hano mu Rwanda ni uburyo aka karere kajya kinjiramo ibiyobyabwenge biturutse mu gihugu cya Uganda, bikinjira mu buryo bwa fraude. Ndavuga kanyanga, urumogi n'ibindi biyobyabwenge. Aha ngaha niho hantu hambere mu Rwanda biboneka kurusha ahandi hose.
Ibi bihita bigira Nyagatare akarere kadapfa kwisukirwa na buri wese, kagendwa n'ukazi gusa. Reka tuve kuri Nyagatare duhite twambuka tujye mu karere ka Rusizi, ndavuga mu mujyi wa Kamembe. Uyu mujyi rero ikintu gituma uza mu mijyi itinyitse cyane hano mu Rwanda nuko uyu mujyi ubamo abantu badasanzwe, n'abagabo bafite imbaraga zidasanzwe, aho gukora ku kintu cyabo biba bihwanye n'urupfu. Aba ni abagabo bafite imbaraga bivuga ko zakomotse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binaturanye. Ibi ngibi bihita bigira Rusizi cyangwa se Kamembe, umujyi utinyitse uri muri 5 ya mbere hano mu Rwanda. Ni imyumvire y'abantu bahaba. Ba Rusizi bameze nk'abakongomani mu mitekerereze, ni abantu batagira icyo batinya. Niba murakaranyije murahita murwana, kandi nimurwana niba afite umuhoro ntiyatinya no kugukubita. Bano bagabo baratinyitse, ndetse no mu gihagararo ubarebye ni abagabo koko bafite imbaraga, kandi no mu masura yabo baratinyitse. Ibi ngibi bihita bituma iyi Rusizi itinyikwa cyane, bigatuma umuntu mushyashya atapfa kwimuka ngo avuye yarahatuye agiye Rusizi. Ikindi gituma Rusizi za mu turere dutinyitse tutisukirwa na buri wese hano mu Rwanda ni ubucuruzi bwa coracora buhakora bwo kwambutsa fraude ituruka Kongo. Ibi bikorwa n'abantu bihaze bameze nk'ibyihebe, ku buryo munahuriye mu nzira nijoro atakubabarira yahita aguhitana. Ibi bihita bituma iyi Rusizi cyangwa se umujyi wa Kamembe uza mu mijyi itinyitse cyane hano mu Rwanda. Reka nihute cyane bite nigira ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri haraza umujyi wa Butare, ni ukuvuga Huye. Ahangaha kugira ngo utinye hahawe imvugo ivuga ngo umwana waho avukana 3 yisumbuye. Ariko tutarajya muri byinshi, reka mbanze nkubwire icyo statike ivuga kuri Butare. Butare ni umujyi ufite abaturage 25,483 tugendeye ku ibarura ryakozwe muri 2022. Uyu mujyi kandi uri ku buso bwa kilometero kare 206 n'ibice 4. Uyu mujyi ukaba ufite ubushukike bw'abaturage 126 n'ibice 5 kuri kilometero kare. Uyu mujyi byibura abagera kuri 2 n'ibice 5 barawimuka. Uyu mujyi uratinyitse cyane ku buryo n'abadatinya kuwushyira ku mwanya wa mbere mu mijyi itinyitse cyangwa se ifite ubuzima bugoye hano mu Rwanda. Impamvu ni uko uyu ni wo mujyi wa mbere ubamo akazi gake, number of unemployment. Umujyi urimo ubushomeri bukabije ndetse kwihangira umurimo bigoye. Akazi gahari ni ukujya muri gare ukaba wabasha kugira abantu scaminga cyangwa ugakora ikiyede. Nta buhinzi buhakorerwa, ubucuruzi ni gake kandi ukaba ufite igishoro kinini. Nta bashoramari bahari, nta nganda zihari zihagije zo gutanga akazi ku rubyiruko. Bityo bihita bituma Butare ari wo mujyi wa mbere mu Rwanda ugira abatubuzi benshi mu mijyi yo mu ntara. Ikindi ni uko uyu mujyi ubuzima bwabo burahenze, ibiribwa byabo birahenze, imyambaro yaho irahenze kurusha ahandi hose mu Rwanda. Uyu ni wo mujyi wa mbere mu gihugu uhenze kuwubamo ugereranyije ibyinjira n'ibisohoka, comparing income and expense. Ni umujyi umuntu winjiza bike agasohora ibya mirenge. Umujyi wa Butare mwibutsa, niba utawumenyereye ntuzahahahire nuhagera, uzitahire ubundi wahire iwanyu, kuko bashobora kuguhenda bakagutuburira ibinarenze kuri ibyo bakakwiba wari ufite. Ni umujyi wa Butare uza ku mwanya wa kabiri mu mijyi itinyitse ndetse iteye ubwoba ndetse ifite ubuzima bugoye kuyibamo hano mu Rwanda. Ku mwanya wa mbere turahasanga umujyi wa Kigali, ariko by'umwihariko Nyamirambo. Iyi Nyamirambo ituwe n'abaturage 55,315, ikagira kilometero kare 8,000. Baba byibura kuri kilometero kare haba hatuyeho abaturage 6,325. Iyi Nyamirambo byibura abantu 3
n'ibice 2% baza kuyituramo ari bashyashya buri mwaka. Nyamirambo impamvu ari wo mujyi wa mbere utinyitse ndetse uteye ubwoba hano mu Rwanda, niwo mujyi wa mbere ubamo inzererezi nyinshi, marine, mayibobo, indaya, ibiyobyabwenge bikabije ndetse n'ibindi byaha biteye ubwoba bikorerwa muri uyu mujyi. Niba ushaka kubimenya uzawutemberemo nijoro, cyane cyane mu gihe cya wikendi, ibi nkubwira uzabibona. Iyi Nyamirambo nkwibutsa nibamo agace kitwa Biryogo, cyangwa se agasima k'amagangster, cyangwa se k'abarara, cyangwa se k'imbobo. Iyi Biryogo uyisangamo umubare munini w'urubyiruko rutagira akazi, rutunzwe no kwiba, guteka imitwe, ndetse bamwe baranasabiriza. Uyu mujyi wa Nyamirambo uteye ubwoba ku muntu utawumenyereye, ariko ukaba uburyohe ku muntu wawumenyereye. Ese wowe utunguwe no kumva ari uwuhe mujyi utari uzi ko ubuzima bwawo bugoye? Urumva ari uwuhe mujyi twibagiwe? Kanda like, sangira abandi iyi video, kora subscribe kugira ngo udajya ucikwa n'amakuru nk'aya ngaya utabonera ahandi. Ndagushimiye cyane njye wagushakashakiye nkanakugezaho aya makuru cyangwa se iyi documentary. Nitwa The Boy Fiti, njye Mungu uri Fiti. Nshimiye cyane, Imana ibahe imigisha kandi barinde kubaho ubuzima bubi.